Hello family and friends, mumeze mute? Reka twizere ko mumeze neza. Twe tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Niba uri mushyashya ukaba usuye channel yacu, tuguhaye ikaze. Kandi niba usanzwe nawe dukurikirana, nawe urisanga aha ngaha ni waba abantu dukunda abantu. Hanyuma rero inkuru y'uno munsi ni inkuru nahawe n'umupapa. Turagushimira cyane kuba warizeye Muhoza Real Talk, dusangiza inkuru y'ubuzima bwawe. Ntago dushobora kubitekinga for granted. Tuhora tubibashimira, ni ikintu dushima iteka ryose. Hanyuma rero natinze reka mpite njya ku nkuru mbabwira inkuru y'uno munsi imeze bite, byagenze bite, uyu mupapa yakubwiye ngo iki, arashaka iki, bimeze bite. Twagiye inkuru y'uno munsi yambwiye ati ni ukuvuga ngo inkuru y'uno munsi ni inkuru ishingiye ku nshuti yanjye. Nakundanye n'inshuti yanjye, turabana, inshuti yanjye y'umuhungu, mugenzi wanjye atari umukobwa, ambera inshuti, turabana, turakorana. Hanyuma haza kuba opportunity yo kujya hanze mu mahugurwa y'akazi. Aho hanze mvuze hari kujya muri Mexique mu mahugurwa y'akazi y'ibyumweru 2. Iyo avantage twarayishimiye cyane ko twifuzaga kujya hanze. Twahoraga tuvuga uburyo twajya hanze, green card twarapitse, amaviza twarapitse, ikintu cyose gishoboka, bitarakunze. Ubwo tujya mu butumwa bw'akazi, twari benshi, turangije kugenda tumarayo ibyumweru 2. Ibyumweru 2 bishize, turavuga ati tugomba kwigira inama y'uburyo tugomba kwinjira muri Amerika ntidusubire muri Afurika. Turavuga ati tuzakora iki kugira ngo duhite dukomeza tujye muri Amerika tudasubiye muri Afurika. Ati inshuti yanjye arambwira ati wowe mfite umushuti wanjye uri muri Amerika, inshuti yanjye magara. Ati reka mupropose numve niba byakunda akamfasha, noneho nkaza tukabishugurika nyine mbega tukazinjira. Ati mbabarira umubaze. Ati kuko njye nta muntu nifitiye rwose pe. Ati ubwo aramuhamagara, amubajije, arangije kumubaza, aramubwira ati reka mbafashe mbashugurikire, mbega mbabarize nyine, reka mbashakira amakuru, katubyite gutyo. Ati mbakorera gahunda, aradufasha uwo muntu utatuzi. Arambwira ati turi babiri, ndi kumwe n'inshuti yanjye hano twazanye. Ati kandi ni ukuri ntabwo nakwifuza ko asigara. Atamubwira buri kimwe. Undi ati nta kibazo. Ati reka tubafashe. Ati baradufasha, turinjira muri Amerika. Twinjira ari utuzanye. Uyu muhungu aragira ati ibaze iyo neza nagiriwe n'umuntu ntazi, utarambona, utazi ngo ndi niki. Akavuga ati reka muzanane n'inshuti yanjye, igihe bari kumwe reka mbafashe bombi mbazanane. Ati sha, ati iyo neza, ati sinzayibagirwa kugeza ku munsi wa nyuma. Iyo neza aritugirira, turaza turinjira muri Amerika, no ku kibuga cy'indege niwe waje kutwakira. Arangije kutwakira adutwara iwe mu rugo rwe. Ni umupapa wubatse, nta mwana afite muri iyo nzu ariko arubatse. Aratubwira ati muze hano iwanjye, mwicara aha, nta kibazo, ndabizi ko nta byangombwa mufite, ndabizi ko bizatwara igihe kugira ngo mubone ibyangombwa, ariko nta kibazo nzagufasha. Aha ngaha ni iwanyu, ndi umuvandimwe wanyu. Muri ibi bihugu by'amahanga rero, iyo uhuye n'umuntu muvuga ururimi rumwe, utitaye ngo yaturutse he, utitaye ngo ni bwoko ki, utitaye ngo ni giki, nta kindi kintu ushaka kumenya kiri behind, upfa kuba wumva gusa muvuga ururimi rumwe, uba wumva ubaye umuvandimwe. Ati nanjye nkimara kumubona sinigeze nshaka kumenya igihugu yavuyemo, aho yaturutse n'ibiki, ibyo ngibyo numvaga ati ntacyo bimbwiye, kuko yanyeretse ubumuntu butangaje. Nawe rero yarambwiye ati muri iki gihugu cy'amahanga uhuye n'umuntu muvuga ururimi rumwe aba abaye umuvandimwe. Ati ubu rero nawe uri umuvandimwe kimwe n'abandi, ntukajya uhora wumva ko tutaziranye, isange kuva ubu ngubu turaziranye, uri umuvandimwe wanjye, cara hamwe utuze tugumane nta kibazo. Ati mpita numva mbaye comfortable, numva ndaruhutse, ngumanye nawe rero turabanye muri iyo nzu. Muri iyo nzu umugabo atwara truck. Abantu batwara truck mwese muri aho, mumeze mute, murakomeye, turabasuhuje, twizere ko mumeze neza. Hanyuma rero ati umugabo atwara truck rero kubera impamvu ari jye bagadahari, akagenda agenda akagaruka, nuko byari bimeze. Ati akankwijyamara nk'icyumweru rwose ataje, ariko akagaruka. Mu by'ukuri hari ikintu yambwiye numva kinkoze ku mutima. Ati nasize umuryango wanjye muri Afurika, ndi umugabo wubatse, nasize umuryango wanjye, ariko uyu mugabo waducumbikiye yaragendaga agakora, akambwira ati rimwe n'imwe, ati dore ngaya 200, ukwezi kurangiye, ati ohereza mu rugo bagende bahahe abana barye, ndabizi ko wagombaga kuba uri gukora inshingano ariko ubushobozi ntabwo ufite, ariko kuri ubu ngubu basi nagufasha no guhahira abana. Akampa amafaranga, rimwe na rimwe ukabona acishijemo mpakana, ati gira icyo umarira umuryango wasize. Ati uwo muntu wamungana iki? Nkumva yambereye umuvandimwe bigeze ngo birarenga, nubwo ibyangombwa ntarabibona, ariko basi mu gihe mfite, kandi amfasha ntamusabye, kuko azi ko ni umubyeyi ufite urugo, nawe azi icyo kugira urugo bisobanura n'inshingano z'umubyeyi. Ibyo bintu akabinkorera atanze, mu byibuke. Nuko rero ati uyu musore, uyu mugabo rero noneho sasa twazanye, umushuti wanjye twazanye, ati ntangira kujya ngenda mbona ingeso zitari nziza hagati ye
nawe amabuja muri rwa rugo turimo. Ati umugore muri rugo turimo najyaga kubona nkabona barakururanye utuntu babikora bihisha ko nyine ukabona ko umuntu mukuru umuntu ushatse nkabona nyine ko harimo amacenga ukuntu atari kuvuga nti byaba byo rose umuntu watwakiriye akadukora buri kimwe umuntu yatinyuka kumutwarira umugore cyangwa kumuca inyuma ati ntabwo bishoboka umva bidakunda atari ko byageze aho biba official twajya mu cyumba ngiye kujya kuryama najya kubona nkabona madame ari umwe aciye aha unda niba njye nciye muri iki cyumba bo babiri binjanye muri iki cyumba official nta bintu byo guca hirya nta byo kurindira ngo nsinzire nta byo kuri agataba gatabinjana mu cyumba nanjye nkajya kurara mu cyumba cyanjye nyine ati iyo nzu ifite ibyumba bibiri byonyine iyo ataraye mu cyanjye ufukoze manza aho yaraye ubwo rero byageze ngo umugabo akajya mu cyumba akava mu cyanjye akajya kuryama muri cya cyumba amasaha yo kuryama yagera tukavuga ati bye bye tugiye kuryama agakateza muri cya cyumba cya wa mugore ariko ubundi mutinye iki abantu koko mutinye iki nuko rero atakajya muri cya cyumba cya mabuja akajyamo pe akarara bugake ati bitotsi nkabibona umutima ukarara udihagura bugake ibi ntago bishoboka uyu mugabo ari muri truck arimo arakora ijoro n'amanywa arimo aragenda uyu munyagwe yacishije Mexique akamuzana akamugeza ahangaha niba utangiye gukora ibi ngibi ati numva neza neza amahoro arabuze numva ndababaye umutima nyatumva bingejeje kure ariko rero nageze aho ngaho nicaza inshuti yanjye ndamubwira nti se inshuti yanjye muvandimwe twazanye inshuti yanjye twasangiye ubusa tuziranye wowe ko ntacyo nguhisha satani waguteye yaturutse urimo abazimu ati mubwiza ukuri ndibohura kumvaga mbabaye urarwaye muri wowe cyangwa ntabwo uri stable uri gufata umugore w'abandi umuntu wadufashije waducumbikiye dukore buri kimwe ukihangana ukajyana nawe mu cyumba mu buriri bw'uno mugabo ukaburaramo bugake bwacya mu gitondo akohereza amafaranga atohereza umuryango wawe wasize fasha umuryango ukayafata waraye mu buriri bwe atari umutinya iki ati nkamubaza mumeze umutwe ibintu byose ni sawa atarambye atari kubite bya wowe ati uri ko n'umugore ukabona amaso n'aya ngaya ati urabona njye nawe ranga tumenyaniye ati uyu n'umugore dusanzwe tuziranye umugabo we ntago azi byinshi atari ko njye nsanzwe nziranye n'uno mugore ati kandi ikindi ibyo ntago bikureba nshuti yanjye genda ufate no bangura imbere nkaho ntacyo wabonye ati urabizi ko nta hantu ufite uba nanjye urabizi ko njye nawe twese turi abantu badafite naho aha no dufite ceceka ibyo ntago bikureba atari ko ubundi umugore yampaye wowe urinde ubundi wo kuzana urusaku umushaka guseka pe umugore yampaye wowe urinde wo kuzana urusaku niba ubishaka nawe uzagende nawe baguhe ati arambwira nawe kandi rwose numva bimbwiyemo nawe rwose inshuti yanjye ngiye gutandukana nayo ibi bintu uri kumbona ibiki ati mbona mpuye n'ikigeragezo ntabasha kwihanganira ati mbona mpuye n'ikintu gikomeye giteye n'ubwoba ati byarambabaje bingeza kure ikintu nakoze rero nabaye wa muntu wo kwigunga njya ntekereza ngo mpamagara umugabo we mubwize ukuri mumbwire ibiri kuba ni kimwe cyo icya kabiri uyu mugore muri none sinshaka kumwapurucinga ngo mubwire ngo reka ibyo urimo reka gusenyurwa ibyo sinabikora kuko n'umugore w'abandi mu rugo rwe ntabwo mbona imbaraga zatuma nicaza umugore w'abandi mubwire ngo va mu byo urimo ariko nkibaza umugore utagira n'ubwoba bwo gukora ibintu abizi ko mpari uyu mugore ni gatiki atariko ibyo ngibyo nkabihamba mu nda yanjye aha rero ikibazo mfite cy'aka kanya ndagisha inama ati inama yanjye ngisha niyiragira iti uyu mugabo muhamagare mubwize ukuri ko umugore we afitanye afiya n'umuhungu tubana mubwire ko mu ijoro igitanda cye atakirayemo kiraramo n'undi ibintu ngende mbibwire n'umugabo kubimubwira se sinsenye urugo rw'abandi rwanyakiriye kubimubwira se birafasha cyangwa biraza gusenya iyi nzu inshuti yanjye simba ntandukanye nayo uyu mugabo utanzi arabyemera ibyo ndi kumubwira ko ari ukuri ati byanyobeye nanjye mungira inama ati ndabitekereza nkumva umutima ngiye guturika nanjye ni umugabo ushatse mfite urugo mfite abana mfite umuryango nzi ukuntu bibabaza kugira igikomere mpita mbyishyira nkavuga nti wari umugore wanjye mana mwo kabyaramwe igihe cyo kuryama ati nkumva birandenze none nanjye ndasaba inama ati abaye ari wowe inshuti yawe umuntu wawe ukunda umuvandimwe wawe umuntu wawe abugufi wamugiriye ihe inama mpamagara uyu mugabo mubwize ukuri ibiri kuba muri uru rugo ese aho sinsenye urugo rw'abandi hanyuma se iyi nshuti yanjye niba bara kubimenya umubano we n'uno mugabo wamwakiriye uragenda uti kandi mwuko ko umugabo wamwakiriye nta handi hantu ngenziranye nawe njyewe niba mara kunsora se ndajya ndi mu mayira abiri ibintu byanyobeye nabuze amahitamo ati wongere inama nawe ko mva wabigenza igitekerezo cyawe ntabwo ari conclusion
ndabifata nkabishyira hamwe ati nanjye nkayungura ku giti cyanjye nkamenya igikwiye nkaba aricyo nkora. Uko rero wumva wabigenza, igitekerezo wumva watanga, inkuru y'uno munsi ni iyo ngiyo, ni uko ireshya, ni muze twunganire n'umuvandimwe ari mu kibazo kitamworoheye kandi gikomeye, nihe nama watanga, abaye ari wowe biri kubaho wabigenza ute, uyu yabaye ari umugore wawe cyangwa se uyu nguyu yabaye ari umugabo wawe cyangwa uri ariya nshuti yawe, uko wumva wabigenza, uko wumva wabihanduringa, cyangwa se niba byarakubayeho uko wabigenje ubyisangize muri comment kugira ngo n'abandi bantu babibone, kandi n'ikindi tumureme umutima nyine tumugire inama zubaka z'icyo yakora kugira ngo bigende neza. Murakoze cyane, inkuru yacu uno munsi niyo ngiyo, tubasabe amahoro, umugisha, ibyo mwifuza byose bitungane, turabakunda cyane, mugire ijoro ryiza n'amanywa meza. Bye.